ikaze. Meze bite muri Rayon Sport? Amakuru ndi kumva bigenda bicicikana n'iki byose. Ejo ngo hari match ya APR FC, abantu bari kuvuga ati stade se ko bayishyize ku gastade gato. Muri Rayon Sport, reka duhere muri Rayon Sport dutanga update. Abantu bamenye nda ko twaha amakuru none aha twaba updatinga tukababwira nuko mu kanya gato nahoze ndeba President Tade ari kuri radio yagiye kuganira amakuru ya ikipe ayoboye Rayon Sport. Birumvikana kuko ari abantu benshi bari bumvaga nyine bafite amatsiko cyangwa se abakunzi ba ikipe bari bafite inzara n'inyota yo kumenya ikipe yabo yaba impume irimo indani n'imbere, kandi burya nini ibyo byose zitukwamo nkuru. Ni ngombwa ko ubuyobozi buza bukagira reaction bukora imbere ya public y'itagazamakuru. Birumvikana. Yes. Umukinnyi rero ya Sport yamanuye bimeze bite? Umukinnyi yamanuye ariko ntamugeraho kambanze ewana Tade, President Tade nawe mu minsi yashize mu mezi ashize nkangahe ndumva nageze kubwana nti ubwo President Tade ubwo Sport bugese itsindaga nimba wibuka neza tuganira kuri no UCD abo bugese itsindaga ihuye n'amakuru bamuhamagaye kuri telefone bukeye bwaho aravuga ati se bivuze ko igikombe kigiye. Araje avuga ngo igikombe nubwo kigiye ngo ariko ibigombe ntabwo bigiye. Bukeye bwaho ndabyibuka ko naje nakubwira nti ibintu nk'umuyobozi wa Sport ntabwo arakwiye kubivuga kuko bira no kugumura abakinnyi n'abafana. Rero sinzi uburyo abikora kuko n'ubu ngubu nanone yongeye mu kanya yirasa mu kirenge, niko navuga. Nta makosa akomeye gukritika umutoza wawe ukavuga ko uwo mutoza wawe nta akina ibintu bya nta kigenda. Kandi ari mu kiro gishuti yatsinze AS Muhanga itsinda ibitego 4-0, ntabwo yigeze yinjizwa. Ikipe yaranje ifite clean sheet, nta gitego yinjijwe. Waragize ugakora ikosa ukavuga ngo umutoza ngo ibintu atoza ngo ntabwo bisomeka. Nta makosa akomeye, ntabwo uri umugabo w'ingabo. Yewe niyi mutoza yaba ushaka kujya muri duel kandi atari ngombwa. Icyo rero nakimugaye, kandi nahoze ndeba n'abantu benshi barimo bakigayira President Tade wa Rayon Sport ko bitari bikwe ko akwiye kuvuga ngo umutoza Rotifi ntago imitoreze ye yumvikana iki. Yewe ubona ko bamwe na bamwe byatangiye no kuko bino bintu tuvuga ko byatangiye umutoza aza n'umwungirije, abayobozi bakabyanga bakavuga n'undi bakamwirukana ibintu bagiye. Reka twimuke kuri yo kirito ya Rayon Sport. Kuri Rayon Sport abantu bamenya ko Rayon Sport yamaze kuzana undi gatatu, nawe bivuga ko aje mwitagezwa mu Nzovu, kandi umunsi w'ejo ari hano i Kigali. Ntago ari kuvuga ngo yaje, ahubwo umunsi w'ejo ari hano i Kigali. Ntago ari kuvuga ngo azaza, nta bintu by'ubwatse n'indagi byabaye official. Biravugwa ko uyu munsi cyangwa ejo abantu cyane no kumubona mu Nzove. Uwo mupeti n'umupeti rero kuri gatatu biravuga ko akina kuri nimero 3, ariko ngo akaba akina n'umutima defense. Bivuga ko afite metero imwe na santimetero 95. Urumva ni hafi wajya muri basket, ndaresha nk'aba basketeri. Rero n'umupeti ukina kuri gatatu wavuye mu cyiciro cya kabiri muri Maroc. Urumva champion Maroc ni Butro League cyangwa se Butro League na Butro League champion ntekeza yoyo iri muri champion za mbere muri Afrika, yaba Maroc yaba Tanzania yaba South Africa ndetse na Misiri. Ni amashampiyona akomeye ari kuri elite ikomeye. Hanyuma rero n'umupeti witwa Rami Kulibali. Bikaba bivuga ko yaba afite imyaka ngo 21, akaba akina kuri gatatu. Akaba mu cyiciro cya kabiri muri Maroc. aje gushaka uburyo agomba gusinya, kandi bivuga ko ngo agomba gusinya aganganira umwanya na musore Prince uramupeti wavuye i Burundi uramutipe imyaka 20. Rero aho ngaho nkagira ikibazo kimwe.
ko siporo uretse no kuvuga ngo mu buyobozi ariko umuntu byatangiriye mu gupanika kw'abayobozi ndetse n'imigurire, kuko aya ni amakosa akomeye. ntabwo nawe tumva bigoye nyine ni gute nyine ikipe mu mwaka umwe igura ba gatatu babiri kandi bose b'abanyamahanga. Uruko no gupanika iguze gatatu umunyamahanga w'umurundi bavuga ko agomba kuza akabaza bagomba guhangana na Eriga nijoro akaba akamusimbura n'umundi style haje undi munyamahanga none uturutse muri Morocco ariko bikavuga ko ari umunyasenegal. Icyo rero ni ikibazo kuko urumva rero kuzana abanyamahanga bangana uko mu gihe Rayon Sports ari imishaka uburyo igura abanyarwanda. Ibi bintu mbona ko ari igitutu cyane gituruka kuri APR. Imivuga ati APR yaraguze yariyubatse none twege turi mu biki kuko na Mukayabonye tadavuga ko itari yava ku isoko gukenera abandi bakinnyi benshi. Dutegereje kubona gatatu n'ibinkunda namonye mfite akabaraga naza kujya mu Nzove nkareba amakuru kugira ngo duha abantu amakuru twiboneye. Naza kujya mu Nzove nkareba uwo gatatu nimba ari buze ariko ku rundi ruhande biravuga ko Rayon Sports ishaka gukora ikitwa nimba ari gapapu nimba ari imura nimba ari kisina habari ngo bimeze bite ariko Rayon Sports ishaka pavera inzira nanone. Rayon Sports ishaka kugura pavera inzira. Rayon Sports ikaba amakuru ari mu Nzove arimo avuga ko Rayon Sports imbere hagati ya Kwizera Olivier de Saint-Pierre inzira ariko nanone amajwi menshi ari mu Nzove akavuga ko bazana pavera inzira cyane ko byibura shampiyona yarayimenyereye yaramaze iminsi na Sirita ku ikipe ya mbere twavuga ngo iyo bo umupira hano mu Rwanda yarayirimo. Rayon Sports ikaba ishaka kugura pavera inzira ikamuzana n'ubundi kumva ko n'umugire cya kibazo kwisubiramo uko uguze umunyamahanga Idrissa Kuyate umudamu nyamari uwashaka ndikuriye Patient ni umurundi n'umunyamahanga uguze pavera inzira n'umukonya Congo Brazil. Rero nuko bimeze nuko kandi cyari ku isoko reka turindire turebe update bamenya n'izo zizanyuma tujya muri APR twihuta kugira ngo nawe ujye mu kazi. kubitubanguranya muhungu wanjye. APR nuko ubuyobozi bwa ikipe ejo bundi ngo bakubise agatoki ku kandi match yarenje bavuga ati ngo bishoboka baheje babwira haje umuyobozi bagora ati turashaka gukina indi match ya kabiri turashaka kujurira. Barapuriye rero Gorira hanyuma ibaha uburenganzira ejo bakaba bazakina kuwa gatatu ndatekereza ko ejo urumva tuzaba turi kuri match zaba saa 12 no kureba uko bimeze kandi kwinjira n'ubuntu bishatse kubanga abafana bazaza ari benshi abantu bakurikiye bayigize umuntu mu Rwanda ndatekereza ko babyumva. Ejo abantu bagomba kuza bakareba witwa Memeri Dawo bagomba kuza witwa Sekiganda bagomba kuza bafara mu tugi saa 12 APR ikina ikintu cy'Agora Football Club. Reka turindire turebe uko bimeze hanyuma Kiyovu yatangiye imyitozo nayo noneho mu buryo buri open yatangiye imyitozo mu buryo buri open ni best kabisa kandi kavuga ko amadeni maze igeze kugerereye yisura bari ibyo kwiga. None se hari ikindi nari mbonye uriya mutipe wari mu APR bamwita niba ari muri polisi ashobora kuba nawe yaza muri deal acha muri Central Defense. None yakinaga hanze se? Yakinaga hanze umwe wazanyaga atari yo ngiyo ngo nibamwita ari kunjabuka. Ninda kuvuza uko mukuragiye gusa ko Gasogi nayo yagiye kugarura bamwe mu bakinnyi bayo sinzi nimba ruko ndaza kushaka ndaza kuba ibintu bimeze neza biri official kabisa turaje tumurebe ariko yenda ikindi amenya no Gasogi United yatangiye kugarura bamwe mu bakinnyi barimo Mark biranashaka ko banagarura Kaneza Auguste ngo birashaka kandi ikindi Gasogi kasitanye match ya gishuti na Rayon Sports. Bari byo twavuga ibintu turaba update mu kanya ko biri kose reka narebe ko yajya mu Nzove imbaraga zibonetse hanyuma tuze kubaha amakuru nimugoroba. Urakoze cyane Rufa y'u Rwanda. Sana n'abandi mwese mwabanye natwe igicamunsi cyiza Imana ibarinde turasubira nimugoroba. Sana.